niba bamutumye kuri Yago personally ntabwo twese turi ba Yago nta nubwo abantu bose bitwa ba Yago. Sandre byashoboka ko byavuye ku Mana byashoboka ko byavuye kuri Satani kubera yuko byose birashoboka. Yaba uhanurira Imana arahanura yaba n'umupfumu uhanurira Satani arahanura. Uriya muntu bwa mbere ese buriya wa mugari hari umuntu umwe wavuze Yago ataranatangaza ko arwaye, hari umuntu umwe wavuze ati nyamara ubu Yago anyereye uyu muntu yayajyamo. Aka kanya bibaye ngombwa bakavuga ati vayo uvuga iki Yago cyangwa se vayo uvuga iki igitumye Yago ameze kuriya. Ntabwo uriya mugabo yahura n'ibibazo. Uneye ubwoba ugomba kubugira. Erega ubuhanuzi budafite ubwenge nabwo sometimes ushobora gushyirishamo umuntu. Kandi se nta bantu ujya bumva bafungwa bazize ibyo bahanuye. Ubuhanuzi bushobora no kukwicisha ariko burya. None bishoboka ko umupasiteri bitamubera byiza. Ntabwo jewe nkora mu rwego rw'iperereza. Nta nubwo biri mu nshingano zanjye. Ariko bibaye ngombwa byanaba. Kandi ugasanga bizize kubura ubwenge. Hejuru y'impano habaho n'ubwenge Sandrine. Kuko impano y'ubuhanuzi ndayemera cyane. Ariko burya buri mpano yose igomba no kugengwa n'ubwenge. Impano y'ivuga butumwa isaba ubwenge, impano y'ubuhanuzi isaba ubwenge, impano yo gukiza abarwayi isaba ubwenge, impano zose zisaba ubwenge. Nawe jewe nitwa Janvier tubana 5 kuri 5 tuganira ku nsanganyamatsiko zigiye zitandukanye bivuga ku myidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda yemwe n'ibicacara ku mbuga nkoranyambaga zani wacu imbere mu gihugu cy'u Rwanda kumwe na Alpha Rwibutso tugiye kuganira ku magambo ya Eliane niyo nagira evangeliste yakoze reaction ku witwa Ezekiel uhanuriye Nyarwaya Innocent kugeza ubwo yanavuze ati hagize ikibazo kimubaho k'inzego zibishinzwe za gukurikirana ukabatabwa no muri yombi. Ndakwakira ufumeze neza cyane meze fresh nabadukurikiye namwe ndabakiriye ku Masibi TV nagira ngo mutange ibitekerezo muri n'inyunganizi muri rusange. Mu minsi yashize nibwo umugabo witwa Ezekiel Rukundo yagize iyerekwa ry'uko Yago Satani yamusabye. Hashize iminsi igera kuri 2 gusa Innocent Nyarwaya Yago ahita atangaza yuko atameze neza cyangwa se umuryango utangaza yuko atameze neza gukora bitakiri nk'ibisanzwe bitewe nuko ubuzima bwa Yago butameze neza arwaye. Umunsi wakurikiyeho nibwo uyu muhanuzi Rukundo Ezekiel yakomeje kugenda ajya guhamya ubuhanuzi bwe ku mashine ya YouTube agiye atandukanye. Ku munsi w'ejo hashize nibwo uwitwa evangeliste niyo nagira Eliane uhereye mu gihugu cy'Ububirigi yagiye kuvuza umwana we w'umukobwa urwaye kanseri, akaba naho yabyariye undi mwana wa kabiri w'umukobwa, akaba ntakiri maginganga n'umugabo we yagize gutya kuri ikiganiro kuri Gasaro TV anenga cyangwa se reactinga ku byaba byarabaye, anenga bikomeye cyane uburyo Ezekiel Rukundo yatangajemo ubuhanuzi bwe, avuga yuko abantu twese tuba kuri YouTube tutitwa ba Yago, ubwo bwari bugenewe Yago butari bugenewe abantu twese tuba kuri YouTube. Ndetse anavuga yuko bishobora kuba bwaba ubuhanuzi bw'Imana cyangwa se ari ubwa Satani kuko ngo bose barahanura cyangwa se batanga imbaraga zo kuba bahanura. Renzora kandi kantu kavuga yuko hari icyo bita gushinyagura yemwe n'ubugambanyi ari byo ngo yavuze byanabaye kuriye ko kubanuzi bwabaye bwasohoye n'uwitwa Rukundo Ezekiel. N'ibindi bigiye bitandukanye tugiye kubiganira hamwe muri ikiganiro, ariko nagira ngo twibanzize ku kintu kimwe kivuga ku kuba bitari bikwiye ko Rukundo Ezekiel asohoreza ubuhanuzi bwe ku mbuga nkoranyambaga kandi yari yatumwe ku muntu umwe uri personal. Yabinenze Eliane ananenga n'abandurira umukuru w'igihugu babicishije ku karubanda ati niba ari ubuhanuzi bw'umuntu umwe ku giti cye bumushyira ari umwe, nimba ari ubuhanuzi bw'abantu rusange cyangwa se bw'igihugu cyose bari guza kuri kamera ubwira igihugu cyose ngo kihane cyangwa se gisenge mu gihe ari umuntu umwe mwegere umubwire ureka kuza kutubwira twese kuko ntago ari twebwe twese turi ba Yago. Wabyakire gute kumva ko
uyu muvugabutumwa uyu mukozi w'Imana usengera mu itorero rya Zion Temple yanenze bikomeye cyane ubuhanuzi bwa Ezekiyeli ariko anenga ko yabutangiye mu ruhame muri rusange. Byakiriye nk'ishyari. Mu buhe buryo bwo ari ishyari. Si umukozi w'Imana wese. Yego. Ni umuvugabutumwa ariko ntabwo ari umuhanuzi. Yego. Akashobora kuba azi iby'ubuhanuzi. Yego. Cyaranahanuriwe. Yego. Ntago wabona umukozi w'Imana mugenzi wawe. Yego. Akoze ikosa wese ko yakoze ikosa nyine agatanga ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga ku cyo yagiye ku mbuga nkoranyambaga ajya kumusenya. Kariho yakoshereje nyine kugira ngo amwishyure aho. Agiye kumukosora se. Kuko batubwira ko sinzi umurongo nasomye uvuga yuko icyaha cyabereye mu ruhame kihanirwa mu ruhame. Muri Bibiliya cyabereye ku karubanda kihanirwa ku karubanda. Bibiliya ivuga ko Imana idahanira aho ngaho kandi Imana ntabwo ihana yihanukiriye. Oya kwihana se. Ese ushatse kuvuga ko yakoze icyaha cyo kwihana. Ese yamwihanishije. Impamvu nari nsubije ako kantu kuko wari uvuze ngo we ko yamusubije kuri YouTube nuko yakoreye ikosa kuri YouTube we uko abyizera. Na wabwo yagakwiye kuba yahamagaye umukozi w'Imana mugenzi we akambwira ati umukozi w'Imana kandi yarakosheje kuri YouTube. Wese yagiye kumukosora. Ari kuvuga ntabwo yagiye kumugosora kuko amakosa yakoze. Yego. Iwe se yabanje kuyabwira mugenzi we. Undi namba nawe yari guhanura. Undi wagiye guiterekana ko mugenzi wa hano yari umunyamafuti. Yego. Ni kumbone yanjye ariko nundi umuntu atubwira muri comment uri kubibona. Mugenzi we evangeliste yahise kuvuga ko umuhanuzi ari gukora amafuti atarakwiye kujya kuri social media ngo ahanure. Umuhanuzi ntagagira amategeko. Yabivuze n'abantu yavuze ngo umuntu ngo abagomba kwikontorora ngo ku mpano ye. Yaravuze ngo baretse gato. Yaravuze ngo kugira impano bisaba no kugira ubwenge mu buryo ugomba kuyitangazamo kandi ubwenge butangwa ni Imana. Yego. Karokore nakibagiwe. Nanjye nari nzi Eliane nk'umuntu z'ubwenge. Ariko birantangaje ko bafite ubujiji bungana gutya. Impamvu mvuze ko bafite ubujiji bungana gutya birantangaje. Kumva ko nimba kuba ari umuntu uzi uko Imana ikora akajya kuri mikrofone akavuga ati nk'ubu Yago aramutse agize ikibazo agira uyu ngo afite uko yabisobanura. Reka mwibarize mama Eliane, nimba Yago arwaye infection yo mu maraso, nimba Yago arwaye infection yo mu mara, nimba Yago arwaye malaria, nimba Yago arwaye stroke, nimba Yago arwaye iki n'iki, iyo ni indwara yaba yaratewe n'ubushinyaguzi bwa Ezekiyeli. Aramutse agize icyo kibazo nyine uvuga ngo afite cyo kuba arwaye ngo yabisobanura gute? Ezekiyeli atera indwara aho ngaho wisundya akantu gake. Reka tubanze jewe ari gihe umuntu jewe narinzi ko umwaka urenga umaze i Burayi no mu bwonko habaye nk'abanyaburayi ariko mbonye hakiri urugendo rukomeye cyane. Aho ariho naringiye kuganaho ngwaho ni mu nzira yo gusenya nawe. Can you imagine umuntu wenda hari ikintu ngewe nemera arufa nk'ubwiye ngo nzakwica mu ruhame abantu babyumva mu gitondo ukabyuka wapfuye ukiye kwa mbere nigewe kabone nubwo wabashwe n'umutima usanzwe urwaye ariko upfuye mu buryo butunganye ukaryama ukabyuka wapfuye cyangwa se ugasangwa muri ruhurura wapfuye nge nahize ngo nzakwica ukiye kwa mbere nigewe. Sinzi ukuntu umuntu yahuza ikintu nk'icyo ngicyo n'umuntu wavuze ngo Satani yasabye runaka ntatangaza uburyo yamusabyemo. Either hari ikigerezo cyo kuba akazi kahagarara, hari ukuba yakwangwa, hari ukuba yapfa, hari ukuba yarwara, hari ukuba yafungwa, hari ukuba yakora accident. Uri kumva hari uburyo bwinshi cyane butandukanye Satani yasabamo umuntu. Hari uburyo bwinshi butandukanye Satani ageragezamo umuntu w'Imana. Sinibuka umuhanuzi niba ari nde wabo ni Yobu
umukiranutsi w'Imana Yobu, uwo niba ari we muranyibutsa, si ntago nzi byinshi kuri Bibiliya. Satani yavuze ngo yabwiye Imana ngo ese yabura gute kugukurikira cyangwa kukwizera waramuhaye byose. Imana inamubwira ati ntabwo uriya mukiranutsi wanjye cyangwa se uriya mwana wanjye yankurikiye kubera ibyo namuhaye, mbimwake ubone ko ari kuri jyewe, ari ku ruhande rwanjye, imunyaga buri kimwe cyose. Sibyo? Arakomeza yereka Satani ko uwo kwiringira afite ari umwe ari Imana. Satani rero agerageza mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Aho ngaho ya challenge n'Imana mu cyimbo cy'uwo mukozi wayo. Satani ashobora kuguteza icyangiro, ashobora kuguteza ubukene, ashobora kuguteza inyatsi, ashobora gufunga umuyoboro wacishaga mu gukora ibikorwa byiza by'Imana by'ubufasha nk'ibyo yagakora. Ashobora kugusaba mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Ikibi nuko ari guperesiza ngo Satani yasabye urupfu kuri Yago kandi nta cyaruhagarika. Satani yasabye Yago musenge cyane, dusenge cyane, nawe asenge cyane. Tuzi ko amasengesho ahagarika buri kimwe cyose kibi kiba kigiye kuza ku muntu. Ibi rero ndabifata nk'ubwenge bucya buri munsi y'ubwomuhanuzi kuba afite impano akaba adafite ubwenge bwo kumenya uburyo ki ayivugamo. Ndafata ubwenge buke bw'ubuntu wumva ko umuntu wahanuye agahanura ikintu kibi kuri mugenzi we mu gihe kimusohoreyeho, ashobora gukurikiranwa n'inzego z'umutekano akabana biryozwa. Uzi ikintu bita ishyari, ikintu rikoresha se? Ubundi ngo itangiro ryo kuroga ni ishyari. Iri ni ryo shyari ryawe kuri umugore yigaragaza nk'injiji kandi ashobora kuba afite ubwenge. Ibi bintu yavuze ni ukubera ishyari, ntabwo yagize. Iyo uri kugira ishyari uvuga ibintu utanatekerejeho. Reka nigarukire kuri kariya kantu ko kuba Ezekiel yahanuriye mu ruhame. Mama Evangeliste nta shuro nimwe wigeze wanurirwa mu rusengero cyangwa n'abandi bari muri kumwe bigeze wanurirwa mu rusengero. Aho kugira ngo mfate uribuka ubuhanuzi bwa Ezekiel hano bwaziye ikiganiro narebe shene yitwa Impemburo TV. Bari barimo baravuga ku bijyanye na n'ifungwa rya gafaranga Bishop. Ako kanya itavuga ngo arumva, numvishe ijwi rimbwira ngo Satani yasabye Yago musenge cyane. Mbere yo kuvuga amagambo angana gutyo wigeze umenya suruse y'ubuhanuzi hano yavuye? Nanjye uko byari kuba ikibazo kuri jewe iyo aryama akagira iyerekwa mu gitondo akabyuka agafata kamera ye akishutinga ngo Imana inumye kuri Yago, kandi nabwo nta kibazo nabigiraho kuko wabaye umwanya mwiza wo kugira ngo n'abakunzi ba Nyarwaya bafata umwanya uhagije wo kumusengera, wo kumwegereza Imana, wo kwegerana n'Imana kugira ngo bayereke ko bagikeneye ubuzima bwa Yago ari buzima buzira umuze kuruta ibindi byose bigiye bitandukanye. Ni kenshi ni rimwe abahanuzi bagiye batandukanye bagiye batangira ngo ingero ngo kuri ngo ba Eliya ngo bande ngo bagiye basanga bami mu rugo ngo iwabo ngo banuzi ngo bwari ubw'umwami ngo subwari bwari ubw'umwami nyine. Muri icyo gihe byashobora ko umuntu abasha kwaccessinga ku mwami. Ubu se mu kigeni utabasha kwaccessinga ku muntu, uzi imbaraga bitwara umuntu kugira ngo ahamagare nimero iri unknown ayitabe. Uzi umubare w'abantu bitaba nimero ziri unknown. Hari igihe ugira message ukabona nta byicisha. Yego. Ntago numva kimwe ko nibyo pe ibintu byose umuntu akora bisaba ubwenge, ariko biragora gushyira ubwenge mu bintu by'Imana. Ubwo nyine niba harusha ubwenge Imana kuko hari uburyo Imana hari message Imana ishobora kugugasanga yakwicisha. Yego. Mwese abahanuzi bangaye Sadrake, Meshake na Abedenego bataye mu itanura ry'umuriro bazira iki? Umurimo w'Imana man. Exactly. Kandi basoje ubutumwa bwabo bawuvuyemo Imana nabo bakuyemo kabisa. Imana yohereza
Imana yohereza Mose ngo ajye kubwira Farawo ndekurira ubwoko. abantu benshi bagiye babaho, intumwa zagezeho zigatotezwa. Umurimo w'Imana rero ntago ubuso n'ubundi wawikoresha. Yaravuze ngo numvishe ibibazo ibyo bintu kukuza mu mutwe, ibyo bintu se wabitekereza ku bimera ya kamera. Numvishe ijwi Imana imbwira ngo duse man, aho yakoze umurimo mwiza. Satani yamusabye, abantu ntibashima. Ariko ibi byavuzwe n'umukozi w'Imana. Man, urabizi sumaze iminsi myinshi muri show business, imyaka myinshi. Man, umuntu atwika n'umuntu bari mu kintu kimwe. Nabona bari ngo yabyivugiye, nabo yabyivugiye ati ari nawe yavuze ngo man, buriya reka nkubwire rero ngiye kuruneye. Nimba ndi kubona ubururu, ndabona ari ubururu. Ntago ndi kuvuga ngo ubururu, ariko ndabona ari muri cyatsi. Yakoze ikiganiro kirimo ubwenge bwinshi buvanze n'ubujiji. Ntago ndi gupinga ibyo yavuze, niko yavugaga. Ntago ndi gupinga ubuhanuzi bwe, ariko na Satani arakora. Ibaze kuko kanyu gukoze iki? Urapinze. Ibyo uvuga butumwa yavuze anuzi bwe ndabyumva, ariko nanone hari ukuntu n'umuntu yaba yamuhaye amakuru. Yamuhaye amakuru ya gatararwa. Cyangwa yamuhaye ngo hari umuntu abagiye kumugirira nabi ngo akabanza akayivuga. Ntago nzi ikintu yagarwaye, ariko ibyo byose arwaye indwara ivurwa n'abaganga, kuko ari kwa muganga. Sinzi niba ari umuntu ugira ugundi kurwara indwara ivurwa n'abaganga. Ukuze muri showbiz umuntu atwika undi nkakoreye akagenda kuri ntuza ntavuze ati runaka yakoze iki bakotsanya. Niko abakozi b'Imana botsanya. Ahubwo abakozi b'Imana nibo bantu botsanya kurusha abanyamakuru. Niba utanabizi abakozi b'Imana yakokeje. Buri wese abakeneye hit over hit. Ubu byana gutunguru numvishije umugore w'uru n'umugore utagira nibanga avuga ngo bamuye amafaranga ngaba bishop ngo ibiki ngo hangiza kongera kigarura ngo gutanga itoro biremewe. Niba umuntu ataraje ngo kwaka amafaranga yakwibe, wamwe mituru urya kubivuga gute? Mukuru utagira ibanga. Abyumvishije ago cyane ngo byumvishije ngo bandiye amafaranga ngo narabatamaje. Ibyo bintu ni ibiki? Harimo kotsa Ezekiel, kandi Ezekiel ntago ari umuntu wahanuye buri abuhanuzi ashaka amafaranga nkuko wabivuze. Ntago ashakaga amafaranga, nta na communication afite yatuma atekereza ibyo bintu. Buri umuntu ushaka amafaranga muri gospel cyangwa mu murimo w'Imana ni umuntu ufite connection kandi ufite izina ryinshi cyane. Kirika nashaka nyuma, ariko rwose ntago ashaka kubanza ubimenye. Ntayashaka ko yahanuye ibintu ari kwiganirira bisanzwe kinyamakuru. None wowe uratangiye kumwotsa w'umuriro ari umukozi w'Imana mugenza ise wahanuye. Imbaraga z'ivide. Rende se reka nkubwire, Satani ntago umuntu yaba akora ibintu bya Satani ngaze kubwo umupfumu muhigitambo. Satani zaza kumuhanurira kubona. Werekana Satani se yaguha imbaraga zivuga ko we ashaka umuntu, yasabye umuntu ngo umuntu asenge. Kuba yasenge hari ibintu mutajya mugereranya. Sinzi niba Satani yavuga ati ngiyewe rero ndashaka uyu muntu umubwira asenge ntamutwara. Ariko hari ibintu biba akenshi. Niyo mpamvu abakozi b'Imana sujye umukozi w'Imana bakavuga ngo bari barasaze. Mani bituruka ku bantu nk'aba ngaba. Abakozi b'Imana bari mu murimo w'Imana niho batuma basebya ijambo ry'Imana, bagatuma n'abakozi b'Imana babaca amazi. Nk'ubu hari umuntu wahise afata Ezekiel nabi. Yego. Atangira kwanza ubu barimo muri commentaire ko bamugana kumuvugikira commentaire. Okay, hari umuntu wanditse agira ati ariko ubukozi ariko washaka kwandika wenda ngo umukozi w'Imana mu mutahure kubivugira ku mbuga mu mutahure yavuze kw'iryo jwi rije ahari mu kiganiro. Yego, kandi Imana imutuma yamutegetse kuzavuga ikintu uko nyene agihawe. Iki ni ikintu ndiyo mvurimo nagisoma mu buryo bugize ntago nyizi cyane. Rero nimba ari Imana nyene nimureke
kuvuga ngo muramunenga, erega nimunenge ishusho mwabonye yabivuze, nimuvuge ati ndanenga Imana yabivuze, ubuhanuzi ububaho kandi Imana ivuze navyo kwirirwa muvuga ngo mwe mureke ivuge, sinzoharira ivy'Imana ntabisobanukiwe ivyo abo yatumye. Nzakoresha ijambo ry'Imana riri muri Mika ibice 7 umurongo wa 7 muri rusange. Wamwumvisha uyu nguyu nawe arimo kugendana nanjye. Niba ari Imana yavuze, hari ijambo aduhaye riri muri Mika, reka turebe ngo rivuga gute. Mika ibice 7 umurongo wa 7 haravuga gute? Mika ibice 7 umurongo wa 7 haravuga hati ariko njyeweho nzahoza amaso ku Uwiteka, nzategereza Imana imagakiza, Imana yanjye izanyumvira. Right? Hari undi nawe wanditse igitekerezo agira ati Imana ikumpere umugisha mugore mwiza. Undi ati ahubwo nihagira ikiba kuri Yago, uyu mupasiteri yarakwiye kubibazwa, uyu mubyeyi Imana imuhe umugisha. Bariya bapasiteri nibisambo, wenda ushobora gusanga ari we uri gutangaho Yago igitambo. Hehe si ku Mana. Urudi nyine izina ry'abandi yaryanduje kubwo imbaraga n'izina afite. Undi yara kuva ku by'umusiramu buryo katuriye kubitindaho. Ati Sando uriya mupasiteri Yago, ati Sando urya mupasiteri Yago agapfa, bamufate kabisa kuko abajene bose baherutse gupfa, niwe azoba yarabatanze pe. Iyo nagasobanutse n'injiji. Ari ikintu ugomba kwibuka. Iyo duhaye abantu ibintu, uburyo tubayemo ntago ari ko babitwaramo. Uho umuntu ikintu we akagitwara muri sanse runaka ashaka kugitwaramo, sibyo? Ubwo nyine bwabyumvishe impact ku kiganiro cya Eliane. Namashyari nukotsanya. Undi ati Eliane bienvenue en l'Europe, uziko numvise warabyimbye we, nugumya kwishinga inkoko uzaturika. No sinzi bwo. None se Eliane, amategeko y'ubuhanuzi abaho? Ubundi se mubwirwa iki pasteri mubwirwa iki ko pasteri atabibwiye Yago? Shoko se. Undi ati nanjye niko mbibona, niba Imana igutumye ku muntu ugomba kumusanga ukamubwira wenyine, ntabwo ugomba kubibwira isi yose. Undi ati Imana ni nyir'ubwenge igiye kugukoresha, ati Imana ni nyir'ubwenge igiye kugukoresha iguha ubwenge, rero abaza kuvuga ibitari iby'ubwenge ntago bafite ubwenge, kuko babakoresha amarangamutima yabo bakabyitiranya n'umwuka w'Imana. Ikitonderwa banyamakuru, turabasaba rwose nimujya guha abantu ibiganiro, mujye mubanza gushishoza neza abo mubiha, nimukayoragure buri wese kuko mushaka ababakurikira, kuko namwe mubikoreramo amakosa. So kakigwanura byinshi Ezekiyeli tabona soye n'undi wanuzi ngo umuhanuzi Ezekiyeli hano yubasoye ubuhanuzi bukomeye nyuma y'ubwa Yago, igiti kinini kirambitswe hasi. Ni inkuru nshyashya soye Ezekiyeli, ariko nibyo mumureka kore. Undi ati Eliane uvuze ukuri, uriya mugore ngo y'umusiramu byihorere. Ati Eliane mu busanzwe sinkwemera namba, ariko ibi byo uvuze ukuri, jye nanasabye Yago kumujyana muri RIB.
amuzize iki se? ubwo aho bigeze amarangamutima yanjye njyana na opinion yanjye, ubwo ahasigaye naho gutanga ibitekerezo. Undi ati ushaka gukizwa arebera kuri Kristo, asome Bibiliya kandi ajye mu itorero arererwemo, ariko aba bahanuzi bari hanze aha ni abesikoro, ni amana bari gukoresha inda zabo. Undi ati Imana iyo itanze ubuhanuzi iburira umuntu ikamusaba gusenga no kwisubiraho, ntabwo Imana yatambutsa ubuhanuzi gutyo rwose. Undi ati mujye mutega amatwi neza ibyo umuntu aba yavuze, none uno mugore azanye amatiku ngo uwo muhanuzi arashaka amafaranga y'aba diaspora, utangiye no guca imanza ngo yabibazwa. Undi yongera agira ati harakabaho covid yatumye tumenya ibisambo byitirirwa ijambo ry'Imana, inatuma tumenya ibibera mu matorero, gusa ntabwo ari bose, gusa umuryambwa abumwe agatukisha umuryango. Mama Eliane umukozi w'Imana w'ukuri, ujye ubakoza isoni. Ibi nyine si yamutwitse. Ngewe hari ikintu nenga kuri Ezekiel, ntago nagenda ntakamumeneye. Ezekiel yagize umwanya mwiza wo guhanura. Cyari igihe cyiza cyo gufata umwanya wo gusenga kuruta gufata umwanya wo kujya guhamya no kwamamaza ibyo yahanuye. The more ufata umwanya munini ujya kwisobanura, the more ukora amakosa menshi. Ababizi barabizi. Ku myitwarire ya Ezekiel by'aka kanya, nta muntu watinya cyangwa se waterwa isuri no kuvuga yuko agamije gutwika. Nimba kuva ku wa gatandatu kugeza ku cyumweru akoze ibiganiro bigera ku 8, wowe uri umuntu uri ku ruhande watekereza iki? Sibyo? Ari kirere yavuze koko nicyo. Mu mpano ufite jya wongeramo n'ubwenge bw'umuntu. Nukuvuga iki rero? Hari abavuga butumwa benshi bavuga ubutumwa, ariko kuko nta bwenge bafite rusange. Mvuze ubwenge nagomba ubumenyi rusange, kwa ubwenge umuntu arabuvukana, kuko nta bumenyi rusange afite, bigatuma ubutumwa bwe kugira ngo bwumvikane bigorana. That's why usanga byorohera umuntu kujya gusengera ahantu hari dogiteri runaka ariwe mushumba mukuru, hari canon runaka ariwe mushumba mukuru, hari iki umwe wize uzi si uzi biology uzi chimie uzi histoire akabivangamo na theology. Uwo muntu message afite naje no kuyitanga azamenya ngo ndayiha bande mu buhe buryo. Uyu munsi ari amakosa byo pe arimo gukorwa n'uyu mutipe Ezekiel. Kumugira inama nibyo, nanjye ubwanjye ndabikora. Naramubuze ngo mugire inama mbere yuko biba byinshi cyane. Kumubura nibyo byatumye wenda undi mu kiganiro ngaragaza ko hari amakosa nawe arimo arakora, ariko ntago nyeka ko amakosa y'imikorere ya Ezekiel ku buhanuzi bwe bwamwohereza cyangwa se bwamuganisha mu kuba yafungwa. Kuko reka nkubwire, aramutse afunzwe hari icyakurikiranyweho, amategeko ari clear, azajyanwa imbere y'amategeko, hazakenerwa ibimenyetso kugira ngo abashe gukatirwa n'inkiko. Hari ibintu bura sinzi nkuko uburozi butemerwa mu mategeko y'u Rwanda,
sinzi nimba n'ubuhanuzi bafatira umwanya wo kumva ko umuntu yanuye ibinyoma ngabe yakurikiranwa n'inkiko. Kandi guhanura bitandukanye no kwica, by the way. Niyo wahanura ikinyomerega ntago bagufunga. Ogereka none se arega papa si umuhanuzi, ntago ari kugira ngo uhanuzi yahanuye busohorwa yari bubi. Kuko nta nubwo abantu bavuga ngo yagagiye gupfa. Satani yasabye Yago tumusengere. None batanye ni byiza kugira ngo uhanuzi Satani ubusabe bwa Satani buburizwamo. Nese mukeneye ko se uhanuzi yahanuye busoza kugira ngo afungwe cyangwa mwemere ko ari umuhanuzi. Nige navuze umuhanuzi yemerwa ko ari umuhanuzi mu gihe uhanuzi yasohoye yahanuye bwagize gute bwasohoye. Iyo butasohoye bakwita umuteka mutwe gutya. Kandi bapfuye basakuza. Nabugiye nibona comment arwara ati demwe wa muhanuzi yavuze byari ukuri, Imana idufashe nibikore muri ubwo buryo nibigende uko ngoko.